Dami aba ari kwitemberera maze akagera ahantu nyine baba bari kotsa udusosise, dore ko rero aba anazikunda cyane. Arahagarara kugira ngo nyine agure kamwe maze agende yitemberera ari no kwirira. Gusa mu kanya aba agitegereje ko ako bari bari kumutunganyiriza karangira, Mignone nawe rwose abaje nyine ni umukobwa mwiza w'umwiyemezi. Uyu mukobwa nyine ni umwibone, n'iyo ari kugenda aba abona ko abantu bose ari we bari kureba. Mignone rero araza agahita ahagarara maze Dami agahita amubwira ati mwaramutse neza, nawe se urashaka agasosise? Naho rero Mignone ahita amureba ahereye ku kirenge akageza ku mutwe ati hanyuma se wagira ngo ngurire? Naho rero Dami uba uri no guseka ati cyane rwose nibaguhe ni ukuri. Uyu mucuruzi rero ahita abaza Mignone ati urashaka zingahe? Naho Mignone ati ndashaka enye. Dami rero ahita amuhereza ikiganza ati nitwa Dami. Naho rero Mignone aramwitegereza maze agahita atangira kwirebera mu isakoshi, gusa nyine ari gukura telefone ye mu isakoshi ahita ata irangamuntu ye, ariko ntabwo amenya ko yayitaye. Dami rero akomeza kumuhereza ikiganza ati nitwa Dami, anamwenyura rwose. Naho rero Mignone ati hanyuma se kumbwira izina ryawe urumva biri buhindure iki? Urumva rero kubera ko ugiye kungurira sosise ngomba nyine kukubwira uko nitwa? Ntabwo rwose bishoboka. Ubundi ngewe ntabwo njya mvugana n'abasore bameze nkawe, abasore b'abakene. Irebe, reba uwo mupira wambaye, urebe noneho n'izi sandare wambaye. Icya mbere cyo ntibijyanye, ikindi cya kabiri kandi biraciriritse. Naho Dami ati ariko ni ukuri nari nishimiye rwose kumenyana namwe, kuba se ndi umukene byatuma nyine tutamenyana. Naho rero Mignone atangira kwikora mu mutwe ati wabonye wowe nka perike mba nambaye ukuntu ibihenze, hanyuma se urareba ukabona wabasha kuyigura? Reba nawe, reba uruhu rwanjye, kreme nshyiraho uzi amafaranga igura? Urabona se iyo washobora kuyigura? Njyewe nyine urabibona nawe nkoresha iPhone, nta hantu mpuriye nawe. Naho rero Dami we nyine aba yumiwe, ariko n'ubundi ubona rwose yakomeje kwitegereza uyu mukobwa kandi amwishimiye. Naho rero Mignone ahita amubwira ati ngaho nyereka telefone ukoresha ndebe. Ati ndakeka rwose ari yayindi y'amatushe. Naho Dami akora mu mufuka ati nanjye nkoresha iPhone. Naho uyu mukobwa nyine Mignone ati biragaragara ko iyo yawe rwose wayibye, kubera ko ntabwo wayigondera, ntabwo washobora kuyigura. Naho rero Dami ati ntabwo nayibye rwose kuko sinanabikora. Naho rero Mignone ati niba utaranayibye wayiguze n'uwayibye? Dami rero araseka maze Mignone agahita abwira uyu mucuruzi ati mfungira ibyanjye ndanije kugura nigendere, cyangwa se mpindure ibitekerezo mbibasigire. Naho rero Dami ati ariko ni ukuri nari nifuje rwose kuba namenyana nawe. Naho Mignone yigendera akubita ibuno ati njyewe ntabwo njya nsohokana n'abasore b'abakene, uzabaririze rwose, ntabwo wamenyera kuko njye ntabwo ndi ku rwego rwawe. Dami rero asigara nyine yumiwe. Gusa uyu mukobwa amaze kugenda ahita abona irangamuntu ye hano hasi maze agahita ayitora ubundi akayibika. Aho rero Mignone atahaho rwose ishyamba riba ryahiye neza neza. Abakobwa babiri baba baje nyine bagakomanga maze Saranda akabafungurira. Uyu ni umukobwa w'inshuti magara ndetse rwose unabana na Mignone mu nzu. Uyu mukobwa rero afungurira aba bakobwa maze bagahita bamwataka batibwira umushuti wabo asohoke natuzanire perike zacu n'imyenda yacu. Urabona ngo atubeshye ngo agiye kuyicuruza maze ntagire na kimwe agurisha, ntanayigarure cyangwa se ngo yitwishyure. Naze rwose maze tumwereke, turabizi neza ko ari mu nzu, ntabwo turi buve hano ataduhaye ibintu byacu. Naho rero Saranda ati ni ukuri ntawe uhari, gusa igihe ari buzire ndamubwira rwose azabatirurire ibintu byanyu byose. Aba bakobwa rero bati ntabwo tuhava, ntabwo turi buve hano. Saranda rero akomeza kubabwira rwose ko uyu mukobwa adahari maze bagafata inzira bakagenda. Bari kugenda rero bahita bahura na Mignone mu nzira, akibakubita amaso amaguru yabangira ingata maze akiruka ko ku muhanda akawumaza ibirenge. Nabo bakamwiruka inyuma batumujura gusa, urabona ngo uradutwarira imyenda ndetse n'amaperike maze ukaba unakibyambaye. Baba banamureba nyine bakabona yambaye ibyo yababeshye ngo agiye kubacururiza.
Mignone rero si we ubona nyine abakwepakwepye agaca mu dukaritsiye ahantu nyine agenda yihisha mu mazu, agera mu rugo ari kwahagira maze agahita abwira Saranda ati funga, naho Saranda ati bimeze bite? Ati abakobwa bari banyishe neza neza. Saranda ati ariko se rwose Mignone ubona bizakugeza he kwirirwa wambaye ibintu bitari ibyawe? Nawe urifata ukirirwa wambaye amaperike y'abandi, imyenda y'abandi, watanze ibintu by'abandi. Naho Mignone ati ntabwo nabitanga. Saranda ati noneho niba utabitanga ngaho bishyure. Naho Mignone ati urabona nabishyura se aya mafaranga nayakura hehe? Ko rwose ubu tuvugana nta n'igipfumuye nifitiye. Ntabwo rero nabona ukuntu nzajya njya kwemeza abantu ntafite ibintu bihenze nyine ngenda nambaye ngo abantu bambone bikange. Saranda aramubwira ati nyamara ubuzima rwose uri kubamo ntabwo buryoshye habe na gatoya. Bakiri muri ibyo rero bumva umuntu akomanze, maze Mignone akajya kureba ahita rero asanga ari Dami uba wamukurikiye, dore ko nyine aba amuzaniye yarangamuntu aba yataye, aba yaje abaririza akurikije umuhanda yabonye uyu mukobwa acamo, dore ko nyine yagendaga n'ibirenge. Ahita rero akurikira wa muhanda maze nyine akaza abaririza yerekana ifoto ye ndetse n'amazina ye, maze bakamuyobora ku gipangu babamo. Aragenda rero akinjira maze agakomanga. Mignone rero asohoka nyine agiye kureba, akimukubita amaso ati kandi nawe wankurikiye uranshakaho iki? Naho rero Dami ati nari nkuzaniye irangamuntu yawe. Naho rero Mignone ati irangamuntu yanjye se urakeka biguha uburenganzira bwo kuza hano? Ubwo nyamara aba yamaze kuyaka Dami ayifite mu ntoki, ati ngaho genda. Naho rero Dami ati ese burya bwose uba hano hantu hanuka nka puberi? Nari nzi ko nyewe uba nko muri shato, ubwiyemezi wari ufite nari nzi ko nyine uba mu nzu itabaho. Naho rero Mignone ati ahangaha se ko ari aho mba napfuye kuza gutya? Ati ngewe rwose ndayifite nyine shato ngomba kubamo. Ati rero wowe nyine niyo mpamvu nakubwiye ko udakwiriye no kugira nimero yanjye, kubera ko kugira ngo nguhe nimero yanjye naba nzi yuko rwose ngiye kuba mu cyaro. Naho rero Dami ati ariko njye nawe mu cyaro twabasha nyine kwideburira kandi tukabaho. Naho rero Mignone ati njye nawe ati mu izina rya Yesu rwose nagutokesheje, ntabwo nshaka kumva ibyo bintu, Imana ibindinde. Ati kandi genda nyine, dore ko waje witwaje iyi rangamuntu ngo uje kundeba kandi wari uje kunyirebera unkurikira gusa. Naho rero Dami ahita yongera akamwambura ya rangamuntu, ati ndabibona ko nayikuzaniye utayishaka, reka noneho nyijyanirwa n'ubundi nta kamaro ifite. Uyu mukobwa ahita amwiruka inyuma maze akongera akayimwambura. Dami rero ahita amubwira ati ntureba se wari uyikeneye ndabizi iyi rangamuntu yawe, nubwo rwose wari uri kwijijisha, reka nigendere nyine, ubundi se ko mpabonye nzajya mpaza igihe cyose nshakiye. Dore ko rero Dami yari wa musore nyine udehanja cyane rwose, ibyo byose yabivugaga yisekera. Amagambo yose uyu mukobwa yabaga ari kumubwira nta kintu na kimwe yabaga amubwiye, ahubwo nyine we yabaga ari guseka, ari no kumuserereza yisekera rwose, ubona nta kibazo na kimwe afite. Naho rero Mignone asigara ari kumutuka, ati umusore wambara sandare gusa zitajyanye n'ibyo yambaye hejuru, reba nawe amabara wambaye wagira ngo ntabwo uzi kwiyitaho. Reba rero ndamutse mfite nk'umugabo wambara imyenda nk'iyo wambara, genda ntuzagaruke hano. Naho rero Dami agenda ari kwisekera nyine yamwihoreye rwose. Umunsi rero wakurikiye Dami aba ari kwigendera n'ubundi, maze yajya kubona akabona Saranda ari guserera n'umushoferi wari umutwaye, aba ari kumubwira ati unyishyuye amafaranga make. Naho Saranda ati ariko ayo twavuganye niyo nguhaye. Naho uyu mushoferi ati hoya, aho wari wambwiye nasanze rwose ari kure, ugomba kuyongera. Baraserera rero maze bigashyira kera. Dami rero ahita aza yihuta ati habaye iki? Dore ko nyine wa munsi yajyaga kwa Mignone yari yabonanye na Saranda ariko batavuganye amagambo menshi. Saranda rero ahita amubwira ati uyu musore ari kunyishyuza amafaranga menshi kandi nyamara ntabwo ariyo twavuganye. Uyu mushoferi rero aba ari kumubwira ati nutampa amafaranga yanjye ibi bintu byose uvuye kugura ndabitwara, ntabwo rwose nabigusubiza.
Dami rero akora mu mufuka maze agahita ahereza uyu mushoferi nyine amafaranga, maze agahita amubwira ati genda, gusa ikindi gihe ntugaserere n'igitsina gore, abagore ni abantu twubaha, jya wibuka ko nyine banatubyara, jya ububaha nawe, uramenye rwose ntugaserere n'igitsina gore. Naho uyu mushoferi ati ngewe ku ifaranga niyo yaba ari uruhinja twaserera, nta mikino rwose njya ngira. Naho rero Saranda ahita ashimira Dami ati ni ukuri urakoze cyane, sinzi ukuntu nari kumwikuraho rwose, yari yandembeje, noneho umwanya ampagaritse hano ari kumbwira amagambo atagira uko angana. Naho rero Dami ati hangane. Saranda rero ahita amubwira ati urakoze rwose, sinzi uko nagushimira. Akora rero ibintu bye mu modoka, maze nyine Dami akabona ni byinshi, ahita amubwira ati reka noneho ngutwaze nkugereze mu rugo, dore n'ubundi ni hafi. Aramutwaza rero maze bakagenda nyine. Bakigera mu rugo Saranda aba ari imbere akinjira, maze Mignone ati umeze neza? Naho nyine Saranda ati icecekere, ibyambayeho ntabwo bizi, reka nze rwose mbikubwire nicaye. Naho Mignone ajya kubona akabona inyuma ye hari Dami uba umutwaje. Mignone atangira kwikunkumura ati ariko wowe uje gukora iki hano? Urashaka iki? Uramenya utinjira muri iyi nzu nanone kandi ugarutse kundeba? Naho Saranda ati ceceka rwose, gabanya amatiku yawe, ntabwo ari wowe waje kureba, kubera yuko iyo ataza kuba we ntabwo rwose uba unambonye hano. Umushoferi wari uri hariya yari yampagamye, mbabarira rwose mureke wimuteshe umutwe. Ahita yibwirira Dami ati tambuka wicare, dore ko aba anamutwaje nyine. Araza rero maze nyine akicara. Mignone rero ahita abwira Saranda ati nari nahishije, nari namaze guteka. Naho rero Saranda ati nari nanashonje cyane. Ahita ahindukira akabwira Dami ati Dami, hanyuma rero nawe rwose ndumva twasangira. Naho Mignone ati dusangira nande? N'uyu musore ntabwo rwose yankorera mu biryo, kuko rwose nari natetse ibya babiri. Ahita rero ahindukira akababajije Dami ati urumva ushaka ibiryo bya hano koko, kandi nari nitekeye ibyacu twenyine? Naho rero Dami umusore udehanja cyane rwose ati ndabishaka ni ukuri kandi ndanashonje, ahubwo nta nubwo ndi buve hano ntabiriye. Saranda ahita ahaguruka maze akagenda agashyira ibyo kurya ku ipurato, akabizana nyine agashyiramo amaforoshete atatu kugira ngo basangire. Batangira rero kurya, ariko nyine Mignone afite umushiha akajya anyuzamo agakubita intoki za Dami kugira ngo nyine ntafate ibyo kurya. Dami akamureba agaseka, agahita yongera agafata ahandi. Barakomeza nyine bakarya ari uko bimeze, maze Dami agatangira kubatera story, ntabwo nabo bamenye uko byagenze, maze bose bagashiduka basetse batembye. Ndetse na Mignone wari ufite umutima mubi ashiduka nyine atakibuka ko yari yamurakariye. Bose bari kurya noneho basetse nyine, story rwose zabarenze. Bamara rero gufata amafunguro, maze Saranda akabwira Dami ati ni ukuri wanjekeje, ntabwo wabyumva ukuntu rwose watumye umunsi wanjye uba mwiza kubera kunsetsa. Naho rero Mignone ahita yibuka ko nyine watagomba gukomeza guseka, maze agahita abwira Saranda ati ubwo rero nawe yiyemeye ngo azi gusetsa, ubundi nyine nta mukene usetsa abantu, yabasetsa se kandi nawe atisekeje. Naho rero Dami ahita ababwira ati mwakoze cyane, ibyo kurya byari biryoshye, ubwo nyine nahejo. Naho Mignone ati ejo kandi uzagaruka hano? Se waketse ko ari muri resto ku buryo uzajya uhora uhaza buri munsi? Nta n'isoni ugira rwose, kubera iki ubundi abakene nta soni mugira? Uraza ukarya ibi byo kurya by'abantu utaranahava, ukavuga ngo ejo uzongera ugaruke. Naho rero Dami umusore rwose buri gihe ibintu byose aba yigize nkaho ntacyo bimubwiye, ahita amubwira ati nyine wabyumvise neza, ejo nzagaruka kandi rwose nta kintu na kimwe cyabihindura. Naho rero Saranda ati rata wakoze cyane, ejo uzanigarukire rwose, dore n'uyu munsi wancekeje, noneho ejo uzasanga ari jye natetse, uziyizire kandi ni karibu buri munsi uko ubishaka. Dami rero amara kugenda, maze Mignone agahita abwira Saranda ati byose ni amakosa yawe, ni wowe nyine uba uri kumutiza umurindi wo kugira ngo azagaruke. Naho Saranda ati ngenda abona wagira ngo rwose uramukunda,
naho Mignone ati yewe ati Imana yo mu ijuru imundinde kubera ko urabizi ko ntakunda umusore w'umukene, umusore utagira n'imyenda yo kwambara, uwo si jye rwose urabizi ko bitashoboka, nabamukunda se ngo amarire iki? Nawe rero urifata ukabona abasore b'inzererezi maze ukaza kubaha resto hano mu rugo se? Ni wowe rwose byose uba wabiteye? Naho Saranda ati ntakubeshye ndumva atari jye nzarota ejo hagera. Naho rero Mignone ati kugira ngo se bigende bite? Saranda ati kugira ngo nyine nongere mbirebere ukuntu muba muri gutongana, muri guterana amagambo, ati rwose ndumva nshaka kuzongera kubibona kubera ko byanshekeje cyane. Buracya rero Mignone aba ari muri salo ari gusokoza abagiye kwigendera, maze akumva umuntu arakomanze aramubwira ati njira, agahita atungurwa no gusanga ari Dami kandi winjiye. Ati ni wowe kandi nanone? Akabi burya rwose ntawe kajya, urongeye kandi uragarutse? Naho Dami ati njyewe biba ari ku masaha nyine naje rwose. Araza rero agihagaze nyine, maze Mignone ati ariko se ubundi nta wawe ugira? Naho rero Dami ati niba ushaka kumenya iwanjye uzahaze, niba kandi udashobora kuhaza ubwo nyine nyereka intebe maze niyicarire ubundi uceceke. Dami kandi ahita yiyicarira, maze Mignone agahita ahamagara Saranda ati ngwino urebe cya kibazo wodarinze cyahageze rwose. Naho rero Dami ati ni njye kibazo rero? Mignone ati cyane, uri ikibazo ndetse gikomeye. Saranda rero aba ahageze, maze Dami agahita amubwira ati rata wiriwe neza mukobwa mwiza witonda. Naho rero Mignone ati uyu rero niwe mukobwa mwiza wabonye? Naho rero Dami ati cyane ni umukobwa mwiza kandi aritonda kuko ntabwo ajya anteza ibibazo ndetse rwose nta nubwo ajya ambwira nabi. Naho rero Saranda ahita abaza Dami ati ahubwo rata nkwakiriza iki? Dami rero ati ikintu cyose gikonje nagikunda cyane. Naho Saranda ati reka njye kukurebera Mignone turamenye utagira ikintu na kimwe ufata muri iriya firigo rwose. Naho Saranda ati nta kibazo rata reka njye kukuzanira akantu gakonje. Akijya rero kumuzanira, Dami ahita abaza Mignone ati none se ko ndiba nyine uri kwigira mwiza ugiye hehe? Mignone rero ati hanyuma se nuhamenya bigukungura iki? Naho Dami ati ndifuza nyine kuguherekeza. Mignone ahita amwitegereza ati wowe umperekeza? Reba rero uramutse undi iruhande. Naho rero Dami ati ndaguherekeza, nyamara Mignone arahaguruka, maze Dami nawe agahita ahaguruka akamuhereza ikiganza ati ahubwo ndaza kuguherekeza tugende maze dufatanye, atari ku wundi urabizi ko ngukunda. Naho rero Mignone ati ukunda nde? Ati banza wikunda ubwawe kubera ko njyewe rwose ntabwo nakundana n'umuhungu w'umukene, umuhungu utazi guhindura sandare, uhora yambaye sandare zimwe, nta kintu rwose navugana nawe. Mignone rero afata isakoshi aba afite maze agahita ayishyira mu kuboko kwa Dami ati niba ushaka uwo mugenda mufatanye ngaho fata iyi sakame. Dami rero ahita yitegereza maze agahita amubwira marike yayo. Naho rero Mignone ati ahubwo se ubwo iyo marike ye wayibwiwe n'iki? Naho rero Dami ati impamvu nyinzi nuko ari marike nyine iciriritse, ati wakubona uri kuvuga ko uri umuntu urenze ku mbuga nkoranyambaga ntabwo yamenya ko ujya utwara amasakoshi aciriritse gutya. Naho Mignone ati icecekere, kugira ngo uzamenye yuko aciriritse uzabanze uhindure izo nkweto maze uzabone kuvuga. Amugeza hanze rero, maze nyine akongera akagaruka akaba ari kwiganirira na Saranda, dore ko Saranda we yari umukobwa mwiza ku isura, ari umukobwa mwiza ku mutima, ni umukobwa witonda cyane kandi wubaha buri wese, mbese ni umukobwa utandukanye cyane rwose na Mignone. Undi munsi rero Dami araza noneho agasanga ni Mignone uri hano wenyine, yicara rero muri saro umwanya, maze Mignone agahita agenda akajya mu gikoni akamuzanira ibyo kurya, araza rero akabimuhereza. Naho Dami ati ndarota se cyangwa ni ibya nyabyo umpaye ku byo kurya? Naho rero Mignone
ati cyane nyine ndabiguhaye utazicirwa n'inzara muri iyi nzu, ndabizi ko nyine aribyo biba bikuzanye, ariko niba ntabyo ushaka ubinsubize. Naho rero Dami ahita abyigizayo ati ntabyo ngusubiza rwose kubera yuko nyine nabishakaga. Ahita amubwira rero ati gusa nyine bino byo kurya biraryoshye cyane. Naho Mignone ati guteka ni akazi ka kabiri nzi rwose, iyo ntagiye kumodaringa ndetse rwose no ku mbuga nkoranyambaga nyine nta kindi nkora uretse guteka. Bakomeza rero kuganira nyine bya bindi byabo baterana amagambo, maze mu kanya Mignone akazana imyenda agatangira kuzinga. Naho rero Dami ahita amubwira ati ariko se ko ndeba wagira ngo hano ni mu nzu y'imideri, urabona imyenda yose ufite, cyangwa waruje kuyindatira nyine kugira ngo unyereke ko urenze, urashaka se kunyereka ko nyine uri umuntu udasanzwe? Naho rero Mignone ati njyewe nkwereka ko uri umuntu udasanzwe, ko ndi umuntu udasanzwe wowe, ubu se urabona koko nakenera kukwereka iki? Umuntu wambara sandari imwe kuva twahura kugeza uyu munsi. Naho rero Dami ahita areba ya sandare ye, maze agahita amubwira ati ariko ubanza sandare yanjye warayikunze, nanjye ndayikunda cyane kubera ko rwose iyi ngiyi inzanira amahirwe, iyo itaza kubayo ntabwo mba narahuye nawe, no kuba twarahuye nyine ni amahirwe natewe n'iyi sandare. Naho rero Mignone ati ubwo rero ugiye kunyiyemeraho ngo urayikunda? Emera ko uri umukene nta kindi kintu na kimwe ugira uretse iyo sandare, utabona amafaranga yo kugura inkweto, naho kwirirwa uvuga ngo impamvu uhora uyambaye ngo ni ukwikunda, byo rwose byihorere icecekere, ndabizi nyine abakene rwose ntabwo mutana no kwisobanura. Naho rero Dami ahita aseka ati ariko se uzageza ryari kwijijisha wirengagiza ko nkunda, nyamara iyo umbonye uhita usesa urumeza? Naho rero Mignone ati jyewe ikintu cyonyine kijya gituma nsesa urumeza iyo nkibonye ni ukubona mesaje imbwira ko nakiriye amafaranga, kandi nyine ni ikintu utazigera ukora n'umunsi umwe. Naho rero Dami ahita amubwira ati ariko kubera iki ukunda amafaranga cyane, kubera ko ibintu byose uvuga mu kanwa kawe ari amafaranga? Naho rero Mignone ati hanyuma se amafaranga si yatubeshejeho? Ubwo si ibyo byo kurya umaze kurya si ukubera amafaranga? Iyo ataba amafaranga se wari kuba ubibonye? Amafaranga ndayakunda, ntabwo ushobora kubyumva, ndetse rwose amafaranga jyewe ni rwo rurimi rwonyine numva. Iyo umuntu anyohereje amafaranga, ubwo ibindi byose aba agiye kuvuga mbyumva cyane. Ubwo rero urabyumva nawe nyine, wowe sinakumva kubera ko nta na rimwe uzigera unyoherereza amafaranga. Undi munsi rero Dami nanone agaruka nyine kureba Mignone, dore ko noneho rwose ntabwo aba akihasiba. Araza rero agasanga Mignone noneho ari kwitegura yashyashyanye. Abaza rero Saranda ati ariko mu by'ukuri ubundi Mignone ni muntu ki, akora iki? Naho Saranda ati ariko ibyiza nuko rwose wabimwibariza. Muri ako kanya rero Mignone ahita ava mu cyumba n'ikivarize kiremereye. Naho Dami ati none se ugiye he? Naho Mignone ati ahubwo terura nyine iyi varize maze uyinshyirire mu modoka ya sheri wanjye iri hanze kubera ko tugiye gusohoka. Naho rero Dami ati ariko se ubundi ugira abasheri bangahe, ko mpora nyine numva uvuga sheri uwo wavuze uyu munsi atari uvuga ejo? Naho rero Mignone ati ngwiki? Ati wowe urakibaza icyo kibazo? Ati njyewe nyine mfite umusheri ushinzwe kungurira inkweto, mfite ushinzwe kungurira amaperike, mfite ushinzwe kungurira amavuta, mfite ushinzwe kwishyura inzu, mfite ushinzwe guhaha, buri kintu cyanjye cyose gifite umusheri ugishinzwe. Dami rero arumirwa ati ariko se ibyo ni ibya nyabyo? Naho Mignone ati terura yewe gira vuba nshyirira iyi varize mu modoka iri hariya hanze. Ahita rero abwira Saranda ati rata sheri ndagiye nyine, ubwo tuzabonana nyuma y'iminsi 3. Naho rero Dami ati iminsi 3 yose tutabonana? Naho rero Mignone ati njye nawe se ubundi twari dufitanye gahunda?
Dami rero asohokana ya varize maze akayishyira mu modoka nk'uko nyine bari babimusabye, agaruka mu nzu maze akabwira Saranda ati ariko rwose uriya mukobwa nawe arancanga, ariko se kubera icyo ameze kuriya, ni gute umuntu yagira abasheri bangana kuriya? Naho rero Saranda ahita amubwira ati gusa nyine ntabwo ari umuntu mubi, ni uko gusa hari ibintu byinshi buriya utaramumenyaho, ariko ubundi nta kibazo cye. Bakomeza rero kwiganirira maze nyine ibi byose bakagerageza kubyiyibagiza. Nyuma y'iminsi 3 rero Mignone aragaruka maze akicara muri salo na Saranda, atangira rero kumwereka nyine ibyo yamuzaniye, dore ko aba yagiye amuzanira impano zitandukanye kandi nyine impano nziza aba yamuguriye. Bari kuvugana rero ahita amubaza ati none se Dami ari hehe? Naho Saranda ati ntabwo aragaruka hano kuva wagenda. Mignone ati oya ntabwo bishoboka, ntabwo aragaruka hano. Saranda ati ariko ntumuhangayike, acyumva umuhumuro wawe arahita aza rwose, nawe ndabizi ko wagira ngo uramuhumurira. Mignone atuzi yuko nagerageje kumuhamagara maze nyine bikanga. Naho rero Saranda ati wagerageje no kumuhamagara? Ati cyakoze ibyo byo biratangaje. Undi ati cyane, ariko nimero ye ntabwo icamo. Saranda ati none se urabyumva utamutse ugiye kumureba aho aba? Mignone aseka cyane ati aho aba se uriya urabona agira inzu? Uriya ntanze agira, buriya rwose ashobora kuba yibera no mu bihuru cyangwa munsi y'ibiraro, simpamya ko rwose yaba afite inzu. Saranda rero araseka ati nyamara wakabaye rwose uzi aho ataha. Naho Mignone ati reka rwose ntabwo uwo mwanya nawubona, ati ahubwo namuzaniye izindi sandale, ahita azereka nyine Saranda ati urabona se zamubera, urabona azazikunda? Ndumva rwose nshaka ko azajya ahindura ziriya za oranje yirirwamo, atajya ahindura. Saranda ati nukuri wakoze rwose, nibura nyine ajya azihinduranya. Naho Mignone aseka ati tekereza ko kubera ubwiyemezi no kutajya yemera nyine yuko ari umukene, yambwiye ngo impamvu ahora muri ziriya sandale ngo ni uko ngo zimuzanira amahirwe. Tekereza nawe, mbese ntajya agira isoni rwose zo kwemera yuko, ntabwo ajya agira isoni ngo yemere yuko ari n'umukene. Buri gihe nyine ahora yihagazeho, buri gihe buri kintu cyose aba agifitiye igisobanuro. Hashira iminsi 3 rero Dami ataraza kureba nyine uyu mukobwa Mignone, maze bagiye kuryama Mignone afata telefone agatangira guhamagara Dami, ariko telefone n'ubundi nticemo. Naho rero Saranda aramubwira ati ariko se kubera iki rwose uri kwitarakasa, wamuretse ko nyine azaza, buriya yari azi yuko udahari. Naho Mignone ati ariko yakabaye yamenye yuko nyine nagarutse. Nyamara rwose Mignone aba yabuze amahoro, aba yataye umutwe neza neza, araryama akongera akabyuka, akongera agafata telefone akongera agahamagara. Aba ari kubwira ati Saranda ati ariko ndi kwibaza niba rwose ameze neza, niba nta kibazo yagize, ko atajyaga asiba hano, nta munsi n'umwe yajyaga hasiba, none kubera iki atari kuza? Naho Saranda aramwitegereza ati nyamara nkurikije ukuntu ndi kubona ufite impungenge, wagira ngo uriya musore nyine uramuhangayikiye cyane. Naho rero Mignone ahita yihagararaho ati hoya nyine ntabwo ari ukumuhangayikira kundi, nuko gusa nzi ko atasibaga hano, none nkaba mbona hashize iyi minsi yose atakandagira. Buracya rero maze Dami akaza arakomanga. Naho rero Mignone ajya gufungura, agikubita amaso Dami ahita atangira kumuhondagura ati ariko se nkawe koko wabaye ute? Ubundi wari waragiye he? Kubera iki telefone yawe itacagamo? Kubera iki kandi utagarutse hano? Naho rero Dami ahita atangira guseka ati hoya se ntumbwire ko rwose wari unkumbuye, utambwira ko wari unkumbuye. Naho rero Mignone ati jyewe ngukumbura? Dami ati byemere, wari unkumbuye rwose, niyo mpamvu wari uri kumbwira nyine ngo nari narabuze. Ati ahubwo niba wari unkumbuye ngwino nyine umpobere. Naho Mignone ati njyewe rwose ntabwo nagukumbura, kandi nyine nawe urabibona sinagukumbura rwose, aho ho waba wibeshye. Dami ati wari unkumbuye, atangira nyine kumuserereza.
naho Mignone ahita agenda akazana nyine ka kantu karimo za sandare maze agahita akamujugunya ku bibero. Naho rero Dami ahita amubaza ati harimo iki? Undi ati rebamo nyine, nari mbizi ko rwose uzantenguha, tekereza ko cyambaye za sandare utajya uzikuramo. Naho Dami ati wanguriye sandare? Ni ukuri wakoze cyane, cyakoze noneho ntangiye kubona ko rwose unkunda ukuntu unyibuka maze ukibuka no kungurira sandare. Ahita rero azishyira mu kirenge maze agahita abona ziramubereye ndetse akabona ni nziza, ati nazikunze rwose kandi ni nziza zirambereye, ahubwo nyine uzangurire n'iyindi saha mpindure iyi ngiyi kugira ngo bijyane na sandare. Naho rero Mignone ati ariko rwose nawe wibagiwe ko uri umugabo, njyewe se ndi shuga mami wawe ku buryo nzajya nkugurira ibintu byose? Naho rero Dami ati nyine wowe nyine uzampe keya n'ubundi nta kibazo, dore wabashije kungurira na sandare uzangurire nyine n'agasaha. Naho rero Mignone ahita amusimbukira ati kandi wowe ufite ikibazo, maze agatangira kumuhondagura nyine bakina, tuba ari udukino. Naho Dami aba yasetse nyine yapfuye, ati gusa nyine urakoze cyane ni ukuri ndishimye. Naho rero Mignone ati ntuzongere na rimwe kugaruka muri uru rugo wambaye ziriya sandare, nuzajya uza kuza hano ujye ubanza urebe ko rwose atari zo wambaye. Mignone rero ahita amubaza ati ahubwo se wariye ko mbizi ko rwose nawe ugira inda mbi kubi buri gihe uba ushonje? Naho Dami aseka ati wabimenya ahubwo inzara yarinyishe, ntabwo rwose nariye. Mignone ati reka njye kukuzanira noneho amafunguro, naho ubundi gabanya amagambo. Aragenda rero maze Dami agasigara ari guseka, ati nyamara Mignone rwose arankunda, reba ukuntu yibutse kunzanira udusandare, aba ari kutureba ntadukureho amaso, agakomeza ari kumwenyura. Buracya rero nanone nyine Dami akaza gusura Mignone bicaye muri salo, ubwo ni Mignone, Dami ndetse na Saranda baba bari kuganira, maze nyine Dami akabaza Mignone ati ariko se kubera icyo ubundi wanga ko rwose njye nawe twakundana maze tukajya dusohokana? Naho rero Mignone ati njyewe nsohokana nawe? Nakubwiye ko rwose ntasohokana n'abasore b'abakene, ahubwo nyine uzajye gushaka abo mu rwego rwawe hanze aho ngaho nyine ba bakobwa baciriritse, kubera ko njyewe rwose urabibona ko ntashobora gusohokana nawe. Naho rero Dami ati none se ubwo ndazira ko ndi umukene gusa? Ndazira yuko nta mafaranga mfite? Kuba ndi umukene se wagira ngo sinkunda nk'abandi bose? Umutima ukunda ndawufite kandi ni ukuri ndagukunda cyane rwose, ahubwo sinzi impamvu utaba ushaka kunkunda. Naho rero Mignone ati njyewe rwose ntabwo nakunda umusore utabasha kunkorera ibyo nifuza byose, utampa amafaranga ngo angurire ibihenze byose mba nkeneye nk'umukobwa, ntabwo rwose uwo nguwo nabasha kumukunda. Naho Saranda uba wicariye aho ngaho ku ruhande ahita abwira nyine Mignone ati ariko njyewe mba mbona uyu musore ntacyo atwaye, ni mwiza, ni bogari, ibindi byose reka burya mwana byaranja, ikindi kandi njyewe rwose ndi single, nta musheri ngira, kandi ni ukuri njye mbona rwose nta kibazo twakwisohokanira. Naho rero Dami ahita ahindukira ati wowe se wabyemera ukihanganira ubukene bwanjye? Naho rero Saranda ati cyane rwose njyewe nta kintu biba bimbwiye, kubera ko ibyo by'amafaranga ntabwo ari byo ndebaho, icyo ndeba ni umutima w'umuntu, kandi uri umwana mwiza cyane, ikindi kandi n'ibindi byose byazashoboka. Naho rero Dami ahita ahindukira maze akabaza Mignone ati hanyuma se urabyemeye nyine uduhaye uruhushya tuzisohokanire, cyane cyane ko nanjye mba mbona uri umukobwa mwiza ndetse ugira umutima mwiza, uri umwana mwiza nta kibazo. Naho rero Mignone ahita ababwira ati nta kibazo rwose, mbahaye uburenganzira muzisohokanire nta kibazo, ntabwo rwose bizambabaza. Saranda ati urabinyemereye, ntabwo bizigera bikubabaza? Mignone ati nta kibazo rwose, uyu musore nta kindi kintu nanjye kiri hagati yanjye nawe, nta na kimwe, uretse nyine kuba ari inshuti yacu bisanzwe, ariko ntabwo nasohokana nawe nta nubwo nakundana nawe. Mignone rero ahita ababwira ati
reka ahubwo nigendere, hari umusheri ufite gahunda tugiye kwibonanira, naho ibyo bindi nyine nimubyihorere, nta mwanya rwose nabona wo guta. Kubera yuko umusore utabasha kungurira imisatsi, akaba atabasha kungurira amavuta yo kwisiga, ntangurire imyenda myiza cyangwa urukweto ruhenze, nta kintu rwose navugana nawe. Ahita asohoka akigendera, maze Saranda ndetse na Dami bagasigara nyine bari kwiganirira, ariko bareba n'amafoto kuri IG. Dami ari kubwira Saranda ati ariko rwose nk'aha ngaha iyi foto yari nziza cyane, uzi ko wagira ngo uri umumodo. Naho Saranda ati cyane nyine, hari igihe njya mbona n'ubundi uturaka nkadukora neza cyane, nuko muri iyi minsi ndi kubona nyine nta turaka ndi kubona, ariko ubundi njye nicyo kimbeshejeho kumodaringa, ndetse rwose no kujya nyine ku mbuga nkoranyambaga nkamamaza, rimwe na rimwe nkaba nshobora kwamamaza imyenda cyangwa se n'ibindi byinshi nyine. Naho rero Dami ahita amubwira ati ni ukuri ndishimye rwose ko ufite n'akazi nyine kabasha kukugaburira, wowe ntabwo uri nka mugenzi wawe, ntabwo nyine umeze nk'umuntu wicuruza kugira ngo ubone amafaranga. Naho rero Saranda ati hoya nyine turatandukanye, kandi burya buri muntu wese nyine aba afite ubuzima bwe bwite, aba afite uko yumva ibintu bitandukanye n'iby'undi, buriya we ni biriya yahisemo, ariko njyewe ntabwo rwose nabishobora. Bakomeza rero kwiganirira, nyamara guhera uyu munsi koko batangira gusohokana, maze bitanatinze bagatangira gukundana koko bya nyabyo, dore ko gukunda Saranda byabaga byoroshye cyane. Saranda yari umukobwa mwiza ku isura, umukobwa witonda, ndetse umukobwa uzi guha agaciro buri wese. Yari wa mukobwa nyine wita cyane kuri Dami, nawe bikamucanga. Yari wa mukobwa umutekera, akamwakira, mbese akamwubaha. Dami nyine akiyumva koko nk'umuntu w'umugabo wubashywe, nubwo rwose nta mafaranga afite. Yabonaga ko rero Saranda rwose atandukanye na Mignone. Umunsi umwe rero Mignone na Saranda bicaye mu rugo ari bonyine, Saranda abaza Mignone ati ariko se koko buriya waduhaye uburenganzira ntacyo bigutwaye? Naho rero Mignone ati ntakubeshye ntacyo bimbwiye rwose, mba numva ntanabyibuka ko musohokana. Naho rero Mignone ahita yongera akabaza Saranda ati ariko se ubundi ntakubeshye, utambeshye uriya musore wamukundiye iki? Naho rero Saranda ati rero ibintu namukundiye ni byinshi, ni umusore mwiza mu bigaragara, noneho aritonda, ikindi kandi arasetsa, nyine n'umwana mwiza mu bigaragara. Naho Mignone ati wibagiwe kongeraho ikibiruta byose, ni umukene. Saranda ati rero icyo wita ikibiruta byose njyewe ahubwo nicyo ntaha agaciro, icyo ntacyo kimbwiye habe na gatoya, kubera ko ibyo byose nyine tuzareba uko tuzabyaranja. Naho Mignone ati ntumbwire ko rwose ushaka kuzakundana n'umusore akazajya aba ari wowe wishyura fagitire, ndetse akazajya aba ari wowe utunga urugo, hanyuma se mu rugo rwanyu ni wowe uzajya uhaha ibintu byose umugabo yakabaye akora, ni wowe uzajya ubikora. Naho Saranda ati ariko uriya musore afite amaboko n'amaguru, ndahamya ntashidikanya rero ko nawe azashaka akazi, azabona icyo gukora, ntabwo rwose ibyo bimpangayikishije, kandi ndabibona ko bizagenda neza nta kibazo, icyangombwa ni ukuba mukunda nawe nkunda. Mignone ati ntakubeshye hari igihe njya nkureba nkagira ngo rwose hari akaburo kamwe udafite, kuko sinumva ukuntu ugiye rwose kwemera umusore udafite amafaranga. Saranda rero akomeza nyine kwikundanira na Dami, urukundo rukagenda rugashyuha, ndetse rwose nta nubwo aba akiza ngo abaze nyine ibya Mignone, aba yararangije kumwibagirwa. Ubu ngubu nyine umwanya we wose aba asigaye awuha Saranda. Hari umunsi umwe rero Mignone yaje, maze abasanga mu ntebe Saranda aryamye kuri Dami, bari guseka, bari kuganira, Dami ari kumukora mu musatsi, maze rwose ukabona abaye nk'aho afushye, ariko nyine agahita abyirengagiza akabyihorera. Hashira iminsi rero aba ari aniveriseri ya Saranda,
Mignonne rero arabyuka maze agatangira guhamagara abantu bose ababwira nyine ko ari anniversaire ya Saranda kugira ngo nyine babahe amafaranga cyangwa se babahe amakado, ariko abantu bose yahamagaraga bamuhaga ubusobanuro ndetse n'impamvu bitari bushoboke, bakamubwira yuko badahari ndetse rwose nta mafaranga nyine bafite muri ako kanya. Ahamagara abantu bose bagera nko muri batanu, nta n'umwe urababwira ko nyine hari n'akantu na gatoya ari bubakorere. Saranda rero ahita amwaka telefone ati ariko kubera icyo ukunda kwiringira abantu ndetse kubera iki ukunda kumva ko ibyishimo byose ari amafaranga, ntabwo rwose kwishima kose ari amafaranga, ahubwo nyine uyu munsi ngomba kujya kwirebera Dami tukaba turi kumwe. Naho rero Mignonne ahita aseka agapfa ati hoya ntumbwire ko ugiye kwiriranwa n'uriya musore w'umukene utagira n'igiceri, mukiriranwa ku munsi w'isabukuru yawe. Gusa ikimbabaje ni uko uyu munsi nanjye nta mafaranga rwose mfite ngo ngire nibura n'akantu nkugurira. Saranda aramubwira ati humura nta kibazo, njyewe rwose nimba ndi kumwe na Dami ndaza kumva nishimye kubera ko nta byishimo biruta kuba ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Mignonne rero aramubwira ati rwose ndabibona ko wasaze, ndabibona ko wataye umutwe kubera ukuntu usigaye ukunda uriya musore, ariko nta kibazo nyine ubwo genda ujye kumureba kuko nanjye ubu simpari, nanjye ngiye nyine kureba umusheri, ubwo ninza kumukuraho amafaranga ndaza kukugurira akantu. Saranda rero arambara maze nyine agahamagara Dami akamubwira ko nyine yifuza kuza kumusura. Dami rero amurangira nyine aho ari buze. Saranda rero aragenda maze akigerayo akinjira muri iki gipangu atungurwa n'igipangu yinjiyemo agira ngo ahari yayobye, maze akongera agahamagara Dami ati none se ahangaha wandangiye niho cyangwa nibeshye? Dami ati niho rwose, komeza winjire mu nzu nta kibazo harafunguye kuri salo. Saranda rero aragenda akinjira, agikubita amaso iyi salo arumirwa maze intoki akazishyira ku munwa, arareba ahantu hose akabaza Dami ati ni ahangaha uba? Dami ati cyane, aha niho iwanjye, none basanga yanambaye neza nyine atambaye nka kwa kundi abasanzwe yambara. Saranda ati hano niho utaha? Dami ati ko bigutunguye se, ni ahangaha ntaha. Naho Saranda ati ahantu hari ibintu bihenze gutya, inzu ihenze gutya, inzu imeze itya niyo utahamo? Naho rero Dami ahita amubwira ati yego niho ntaha rwose, kandi nyine ni karibu, gusa icara nta kibazo, uraza nyine kubona ibisubizo by'ibibazo byose uri kwibaza. Ahita agenda rero akamuzanira agapfunyika karimo impano ati hanyuma rero isabukuru nziza, akira nyine impano yawe yo ku isabukuru. Uyu mukobwa rero arayakira ati burya bwose se wari ubizi ko uyu munsi ari isabukuru yanjye? Naho rero Dami ati cyane rwose nari mbizi. Saranda rero arapfundura maze agasanga harimo isaha ihenze cyane, ahita amubaza ati ubuse iyi saha kuko wayinguriye, ubuse amafaranga yo kugura isaha wayakuye he? Naho rero uyu musore Dami ati humura rwose ntugire ikibazo, amafaranga se sinyakorera, mfite akazi ndakora, ntuhangayike rwose, ntugire ikibazo. Naho rero Saranda ababona nyine ibintu byose bari kumutungura. Dami rero ahita amuhereza akamverope maze akamubwira ati aka ko rero uraza kugafungura nugera mu rugo, ntabwo nshaka kugafungurira hano. Naho rero Saranda ati wambabare nkagafungura ko amatsiko anyishe. Dami ati hoya uze kugafungura ugeze mu rugo. Bakomeza rero kuganira maze bakarya nyine bakanywa bakishima, maze uyu munsi nyine Saranda akishima cyane. Abaza Dami ati none se mbwiza ukuri ubundi nyine uri muntu ki? Naho Dami ati ntugire ikibazo, igihe nikigera byose uzabimenya, byose nzabikubwira uko bingana, gusa warakoze kunkunda, warakoze kunyemera, warakoze kandi kumpa ibyishimo. Ni ukuri uri umukobwa mwiza, ndakunezererwa iyo ndi kumwe nawe, mba nkwishimiye cyane. Saranda rero arataha, ariko kubera amatsiko aba afite agera nyine mu nzira maze agahita nyine afungura ka kamverope, atungurwa
no gusanga aka kamverope karimo amadolari menshi, dore ko kaba karimo ibihumbi 3 by'amadolari nyine uyu musore aba yamuhayemo nk'impano kugira ngo nyine arebe utuntu yigurira duke duke ku isabukuru ye. Uyu mukobwa akibona aya mafaranga avuza induru kandi aba ari mu nzira nyine ati "Oya, ibi bintu ntabwo bishoboka." Ataha rero yiruka nyine kugira ngo ajye kubwira inkuru Mignone, gusa akigera mu rugo ahita asanga Mignone yicaye hanze ari kurira amarira yamurenze ndetse rwose mu maso habyimbye haje ibibara by'umukara. Saranda rero ahita abaza Mignone ati "Habaye iki? Kubera iki umeze gutya?" Naho rero Mignone ati "Cecekere, burya bwose wa musore yarambeshyaga ntabwo ari umusore, afite umugore." Hanyuma rero twabaye tukicara, umugore we yaje adusanga aho twari turi, yampondaguye hafi kunyica. Saranda rero ati "Mana nyagasani, ubwo ko ibi bintu tuzabigenza gute? Ariko nawe narakubwiye kugenda utoragura abasheri, utoragura abasore ngo urashaka amafaranga, ugakomeza nyine ugenda ufatafata abo ubonye." Naho Mignone ati "Kubera iki koko ibi bintu ari njye bibaho? Kubera iki ntajya mbona umusore uri siriyasi ngo nyine ajya ampa amafaranga mpagije? Buri gihe binsaba kugira benshi kugira ngo babashe nyine kunkorera ibintu bigiye bitandukanye." Saranda ariko wakabaye unyurwa na dukeya, ni ukuri ntabwo wakabaye ukomeza gushaka kubaho ubuzima butari ubwawe. Naho rero nyine Mignone amarira aba yakomeje kumurenga. Mignone rero ageraho maze agahita abaza Saranda ati "Naho se wowe byagenze bite kuri anniversaire yawe? Wowe urugendo rwagenze gute? Ariko se ndirirwa nkubaza iki? Uriya musore w'umukene ubundi uretse amagambo masa nyine ubundi hari ukundi byagenda?" Naho rero Saranda ahita aseka ati "Ahubwo se yewe nasanze nyine ubabaye, mbura aho mpera nyine nkubwira ibyambayeho." Ahita atangira amwereka isaha ati "Dore iyi ni impano uyu munsi nyine Dami yampaye ku isabukuru yanjye." Naho rero Mignone ahita yiharagura mu maso akayireba neza ati "Hoya ntumbwire, iyi saha se ko ndeba wagira ngo ni iya nyayo?" Saranda ati "Ni iya nyayo nyine, wari uzi ko ari iya feke se?" Mignone ati "Hoya, irasa n'iya nyayo, ariko nanone iya nyayo nyine ntabwo uyu musore yabasha kuyigura." Naho rero Saranda ati "Ni iya nyayo rwose kandi niwe wayinguriye." Naho Mignone ati "Hoya, urapfuye ahubwo, kubera ko rwose iyi saha ubu yarayibye." Saranda ati "Hoya, ntabwo yayibye, yarayiguze kuko na fagitire arayifite." Naho Mignone ati "Oya, ibi ntabwo bishoboka." Ati "None se ariko nawe rwose uri mubi, kubera iki se wemeye ko aguha iyi mpano ihenze gutya niba ari iya nyayo? Kuko aya mafaranga ubu rwose ushobora gusanga ari nk'ideni yafashe." Naho Saranda ati "Ni ibyo gusa se?" Ati "Ntabwo ari ibyo gusa." Ahita amwereka rero ya mafaranga, ati "Aya mafaranga nayo niwe wayampaye." Noneho Mignone ahita yenda nko gusara ati "Hoya, ntabwo bishoboka." Saranda ati "Mva nkubwire, uko twatekerezaga Dami ntabwo ariko biri. Dami rwose ni umukire, none cyakwereka ahantu aba mu nzu ihenze irimo ibintu bihenze gusa, none cyakwereka ukuntu asanze yambaye ibintu akoresha mu rugo se. Uriya musore ntabwo asanzwe, ntabwo rwose ari wa wundi dusanzwe tuzi." Mignone ati "Hoya, ntabwo byashoboka, aho rwose naba nanjye rwose ntabwo nabyemera." Ahita afata telefone. Naho rero Saranda ati "Ugiye gukora iki?" Mignone ati "Ngiye kumuhamagara, ndashaka kumuhamagara akaza hano." Naho rero Saranda ati "Ariko nizere ko ubizi yuko Dami ari sheri wanjye, ntabwo rero ugomba kuzajya uhamagara sheri wanjye uko ubyishakiye." Naho rero Mignone kwihangana biranga nyine akamuhamagara, aritaba agahita amubwira ati "Ngwino hano." Dami rero ahita aza maze Mignone agatangira kumubaza ati "Mbwira, uri muntu ki? Ibintu byose wahaye Saranda wabikuye he?" Naho rero Dami ahita amubwira ati "Ubwo nyine reka mbabwirire hamwe kugira ngo na Saranda amenye uwo ndiwe bya nyabyo." Ahita ababwira rero amazina ye abiri, maze agahita ababwira na kampani ye. Naho Mignone ati "Hoya, wibeshya, ushatse kuvuga ko iriya kampani ari iyawe? Oya rwose, ahubwo ushobora gusanga uri umutubuzi uri kuyiyitirira." Naho rero Dami ati "Hoya, iriya kampani ni iyanjye rwose." Naho Mignone ati "Kubera iki rero wahoraga wambaye sandari zimwe niba uri umukire?" Birumvikana Saranda we aba yaguye mu kantu, nawe nta kintu na kimwe aba ari kuvuga. Naho rero Dami
ati impamvu nahoraga nambaye ziriya sandare ni impano nahawe na mushiki wanjye, kandi mushiki wanjye ntabwo akiri kuri iyi si. Kuva yazimpa rero sinigeze nongera kuzikuramo kuko nyine zaramunyibutsaga. Ikindi kandi kuri jyewe zanteraga amahirwe kuko nabaga nzambaye, ntabwo rwose najyaga ngira umwaku habe na rimwe, ibintu byose byagendaga neza, niyo mpamvu rero ntajyaga nzikuramo. Mignonne rero hano hantu rwose aba noneho atangiye kwiheba, kubera ko nibwo aba akimenya ko yagize amahitamo mabi kuba yaranze uyu musore maze akamutegeza nyine Saranda, ndetse bakaba bari no gukundana bageze kure. Mignonne rero ahita ashaka guhaguruka ngo agende yicare iruhande rw'uyu musore, dore ko aba atangiye no kumwibwirisha amagambo meza amubwira ko nyine amukunda kandi nyine yifuza ko bakundana. Saranda waba yumiwe ati ariko wibeshye, kubera yuko Dami ni umukunzi wanjye. Naho rero Mignonne nyine atangira kugenda yegera Dami, naho Saranda agahita agenda akabicara hagati. Dami rero nawe aba yumiwe ati ariko se ubundi wowe umuntu azagufata hehe? Mu by'ukuri waranyanze umbwira ko utanyemera kubera ko nta mafaranga mfite. Uyu munsi rero umenye ko ndi umukire mfite amafaranga menshi, none utangiye kunkunda? Urumva ushaka ko dukundana? Ntabwo rwose byashoboka. Mfite umukunzi ubu ngubu, umutima wanjye naweguriye uriya mukobwa mwiza wankunze ntacyo ashingiyeho. Yankunze rwose atitaye ku mafaranga, yankunze ibyo byose atabirebye. Ubwo rero rwose njye nawe nta hantu twahurira, kubera ko nyine ibyo wakunze ntabwo ari byo jyewe. Naho rero Mignonne ati hoya rwose, yego rwose nubwo nakundaga amafaranga ariko nawe naragukundaga kandi ibyo warabibonaga, urabibona ko nyine nagukundaga. Saranda ati ariko wibagiwe yuko waduhaye uburenganzira bwo gukundana, hanyuma se kandi urashaka kubigarukamo ute? Naho kandi Dami ati mbabarira rwose ndakwinginze, sinshaka kubateranya kubera yuko urabizi ko nawe ari wowe watwemereye ko twakundana, wavuze ko utanyiteza, utankeneye mu buzima bwawe. Ubwo rero reka nyine twikundanire, witwangiriza urukundo. Arahaguruka rero maze akitahira. Nyamara guhera uyu munsi Mignonne ndetse na Saranda batangira kurebana y'ingwe, ntabwo bongera kumvikana kubera yuko Mignonne avuga ati Dami ni uwanjye, naho Saranda ati ni uwanjye kuko ni njye dukundana. Saranda kandi abwira Mignonne ati ariko se nkwibarize, kuba wamenye yuko ari umukire nibyo byatumye ushaka kongera kumuntwara? Ntabwo byashoboka, twamaze gukundana kandi nyine urukundo rwacu rugeze kure. Wowe rero washakaga nyine amafaranga gusa, biragaragara ko n'ubundi ariyo ukurikiye kubera ko nta rukundo ufite habe rwose na bukeya. Naho rero Mignonne we nyine ntabwo yongera kuvugisha Saranda, abamubwira ati gusa tuzahangana kubera yuko ngomba kuzamwisubiza byanze bikunze, nta kuntu wantwarira amahirwe, uriya mugisha wari uwanjye, nta kuntu rero wawuntwara. Naho Saranda ati ariko warawitesheje maze ndawitoragurira, uriya musore rwose ni nkaho namutoraguye aho wamutaye, nanjye kandi sinari mbizi ko ari umukire, naratunguwe. Naho rero Dami we nyine arataha maze akagenda akabwira umusore w'inshuti ye ati ntakubeshya ubu rwose mfite ikigeragezo, uriya mukobwa naramukunze, yego nibyo naramukunze ndetse na cyane, ariko nanone we rwose yakomezaga kumbwira yuko akeneye amafaranga, ntabasha rero kumwitaho. Nyamara ubu ngubu yamaze kumenya ko ndi umukire, none yangarukiye, kandi mu by'ukuri namaze kwikundanira na Saranda. Naho uyu musore w'inshuti ya Dami aramubwira ati nta nubwo ugomba kubitekerezaho, kubera ko uriya mukobwa nyine ngo ni Mignonne, ni umucukuzi wa zahabu, mu by'ukuri aba akurikiye nyine amafaranga. Ntabwo rero rwose ukwiriye kumwitaho, umutima wawe n'umwanya wawe wose bishyire kuri Saranda wagukunze nta na kimwe agutegerejeho, wakwihanganiye kandi yarakubashye, agufata neza igihe nta kintu na kimwe wari ufite, bari we wenyine rero utekereza. Naho rero Dami aramubwira ati yego rwose nubwo nakunze uriya mukobwa cyane
ariko nanjye naramubonye ko nyine icye ari amafaranga gusa, n'ubundi ndabizi ko nta rukundo na rukeya mfitiye, ikimuzanye ni uko nyine yamenye yuko mfite amafaranga, naho ubundi mbere ntaragira ikintu na kimwe amenya ko mfite, yarambonaga akanca amazi. Saranda rero atangira nyine kujya afuhira Mignone, dore ko Mignone nawe yari akabije kubera ko buri kanya yabaga afata telefone maze agahamagara Dami, kandi ibi byose Saranda yarabimenyaga kubera ko Dami yarabimubwiraga ati ni ukuri Mignone arampamagara cyane kandi nyine sinzi rwose icyo gukora, namubwiye ko turi mu rukundo njye nawe kandi ngukunda, ariko ntabwo bimubuza kumpamagara, ndetse rwose ambwira ko nawe ankunda. Ibi rero byababazaga Saranda cyane, maze buri gihe uko atashye avuye kwa Dami akagenda nyine agatonganya Mignone ati sinumva impamvu ukomeza kunyirukira inyuma y'umugabo, naho Mignone ati ariko ni njye namwimboneye bwa mbere, n'uwanjye rero ntabwo rwose ugomba kuntwarira amahirwe. Barakomeje nyine imiserero iba imiserero kugeza n'aho rwose bari basigaye banarwana imbona nkubone, bakarwana kubera uyu musore. Umunsi umwe rero Mignone yari yicaye ari wenyine, maze atekereza umunsi wa mbere nyine uyu mukobwa Saranda aza kumureba, dore ko nyine Saranda ari nawe wari warazanye Mignone mu mujyi kugira ngo nyine baze gushaka ubuzima. Bari barasezeranye rero ko batazigera na rimwe rwose bashwana, ndetse ko nta kintu na kimwe kizigera kibateranya, ko ibibazo byose bazahura nabyo baziga kubikemura kugira ngo batazamera nk'abandi bakobwa bose babana maze bakaba bashobora gushwana bapfuye akantu gatoya. Bari barabyiyemeje ndetse rwose baranabisinyira, babifata nk'aho ari igihango bari bahanye, ko nta kintu na kimwe kigomba kuzabatandukanya, ahubwo nyine bagomba kurwana n'ubuzima maze bagashaka ahazaza habo heza. Aka kanya rero Mignone ari kubitekereza, ahita atekereza ati ikintu kibabaje ni uko iri sezerano ari jyewe rwose ngiye kuryica, kandi nyine ari nanjye nabemereye ko bakundana, gusa nanone ntabwo nabyihanganira. Uriya musore ni mwiza, ni bogari, ibintu byose arabyujuje, icyo yaburaga cyari amafaranga, none kandi namenye yuko ayafite, ikindi kandi nta mukunzi mfite, ntabwo rwose nazakomeza kurwana n'ubuzima. N'uyu nguyu niboneye akancika gutya gusa, ntabwo rwose yanca mu myanya y'intoki, uko byagenda kose agomba kuzaba uwanjye, ntabwo namurekera Saranda. Nyamara rero muri iyi minsi nyine Dami abwira Saranda ati ndifuza nyine CV yawe kubera yuko hari ahantu nshaka kuyigushyirira, maze nkareba ko nyine wazabona noneho akazi gahoraho. Saranda rero byose arabimuha, maze nyuma rwose y'iminsi mikeya Saranda aba yicaye mu rugo akumva telefone iramuhamagaye, bamubwira ko rero ari muri kampani nyine y'abamodo, kampani yari izwi cyane, ko rero hari umuntu wamubahaye ndetse akababwira yuko nyine ari umukobwa ufite experience, ko agomba rero kuzaza maze bakavugana, kuko nyine bamuhaye umwanya muri agence yabo kugira ngo ajye anamamaza, kubera ko nyine ari we bifuzaga gushinga nyine ibikorwa byo kwamamariza abantu bashaka nyine ababamamariza muri iyi kampani. Ibi bintu rero Saranda akibyumva yarasaze, maze agenda yiruka ajya kubibwira nyine Mignone, nyamara yibagiwe ko Mignone bari barashwanye. Ati uzi yuko bampamagaye, amubwira izina ry'iyi agence, maze Mignone ntanamurebe akakomeza yirebera hasi, noneho ishyari riba rimwishe. Saranda rero amubwira ati ariko ibintu ndi kukubwira wabyumvise, kuki utari kumfasha rwose kwishima? Naho Mignone ati genda wishime nyine, ufite icyo wishimira, wowe ufite nyine ibyo wagezeho, imigisha yose iza kuri wowe. Saranda rero ahita yibuka ko nyine batari kuvugana, maze agahita ajya kwirebera nyine Dami kugira ngo babe ari we basereburana. Aragenda akamubwira ati ariko ibi bintu rwose ubiri inyuma byanze bikunze, kuko iyi agence ntabwo yari kumpamagara, nta n'ikintu na kimwe nigeze ndepozayo. Naho rero Dami ati yego, uriya nyiri iriya agence twariganye ndetse ni nanjye namufashije kugira ngo ayishinge, ubwo rero nyine angomba ibintu byinshi, niyo mpamvu namuhaye dosiye yawe nkamusaba ko yaguha nyine umwanya.
yabikoze yihuse cyane kandi nyine ndakwizeye nawe ndabizi ko utazansebya. Saranda rero arishima cyane maze nyine agahobera Dami ati ni ukuri uri umusore mwiza Imana izajya ikomeza ikumpera umugisha, gusa ntabwo nari nzi ko unaziranye n'abantu bakomeye kuriya. Naho Dami ati biriya se biriya ni nk'agatonyanga rwose, hari byinshi uzagenda umenya nyine buhoro buhoro. Kano kanya rero barasangira maze bakishima nyine. Buracya rero maze Saranda nyine akajya kuri iyi agence, bamubwira ko rero nyine agomba gusinya kontra, dore ko yari agiye gusinyira n'amafaranga menshi, yari agiye gusinyira miliyoni 30 agomba gukorera mu gihe cy'amezi 6. Ibi bintu rero yaratashye maze abibwira Mignone, noneho Mignone yenda gusara, habe no kumubwira ati nyine felicitation kuri iyo ntambwe wateye cyangwa ku byo wagezeho. Ishyari ryendaga kumuturisa, noneho yibazaga ukuntu uyu mukobwa ari we uri kugera ku bintu byiza gusa naho we nta na kimwe ari kugeraho, akumva nyine agahinda karamwishe. Hashira iminsi rero n'ubundi rwose atavugana nyine na Saranda, maze agafata umwanya akavuga ati ngiye kureba Dami, ndabizi neza ko nituba turi twenyine byanze bikunze ukuntu yankundaga ntabwo rwose azanga ko n'ubundi dukomeza gukundana, ndashaka ko tugenda tukabivugana turi twenyine. Ajya kumureba rero maze nyine akagenda agasanga Dami ari mu rugo, ahita agenda maze agatangira gushaka kumusoma. Dami ati hoya rwose ibyo ntabwo byashoboka. Uyu mukobwa rero akomeza guprovoka Dami ashaka ko banaryamana, ariko Dami ati hoya rwose ntabwo ibi bintu byashoboka kuko mfite undi mukobwa nkunda kandi ndamukunda cyane bya nyabyo, ntabwo rero namuca inyuma, dore ko rwose yemeye kumpa urukundo igihe nari nkeneye umukunzi, kandi wowe ndabizi yuko nyine ufite n'ubundi abagukunda benshi. Ubwo rero ndabizi ko nyine Saranda ari njye njyenyine afite. Ubwo rero rwose mbabarira wincumuza, ntabwo byashoboka. Igihe naguhaye umwanya wo kugukunda ntabwo wigeze uwukoresha, ubu rero byarahindutse, nsigaye nkubona nk'abandi bakobwa bose bagenda. Ibi bintu rero bibabaza Mignone cyane, maze akabona ko rwose uyu musore yamaramaje kwikundira Saranda, atazigera amukunda habe na rimwe, kubera ukuntu ishyari ryari rimaze kumurenga, ndetse we rwose abona nyine nta n'ahantu na hamwe afite yakura amafaranga, dore ko umunsi umwe yari ari no mu nzira ari kugenda, maze ba bakobwa yari yarambuye imyenda ndetse yarabatwariye n'amaperike, bakamufata bakamwambura ibintu byose yari yambaye, maze agataha ari hafi kuba yambaye ubusa na perike bazitwaye. Uyu munsi rero yabonye ko rwose nta mahirwe afite muri uyu mujyi, noneho yaricaye maze afata umwanzuro wo kuba yagenda maze akajya ahantu kure, kuko yumvaga atabasha kuzakomeza kubona Saranda akundana na Dami, yumvaga rwose atazabyihanganira. Afata varize rero maze agahita yigendera. Uyu munsi rero Saranda arataha maze akaza ahamagara nyine Mignone, aramuhamagara ariko akamubura. Naho Mignone aho yagiye baragenda akicara maze agatekereza ukuntu agira umutima mubi, atariko ni ukuri ndi mubi, inshuti yanjye nanirwe no kuyibwira ngo felicitation kubera ibintu byose yagezeho, nyamara ni ishyari rwose ryanyishe, kandi nyamara kugera ku byiza kwe byari no kugera ku byiza byanjye, kubera ko sinari kuzarara ubusa kandi nyine yakoze, sinari kubura imyenda yo kwambara kandi yakoze, ariko ishyari ryaranyishe maze rwose bituma ntishimira intsinzi ye. Naho rero Saranda we nyine agitaha ashakisha ahantu hose uyu mukobwa maze akamubura, amuhamagara kuri telefone maze ikanga gucamo. Ahamagara rero Dami maze akamubwira ko nyine yabuze Mignone. Dami rero ahita aza yihuta, bose bafatanya guhamagara ariko bakamubura. Bakomeza rero gushakisha, iminsi rwose ikagenda ikisunika nta makuru ya Mignone, bose nyine bakayoberwa aho yagiye. Gusa nyine Dami ndetse na Saranda bo bakomeza kwikundanira batitaye nyine kuri ibi bibazo byose byari biri hano. Umwaka rero uragenda ugashira nta makuru rwose, maze Mignone rwose bakanamwibagirwa bakamusiba mu bitekerezo byabo. Umunsi umwe rero Saranda aba yagiye gusura Dami
maze agasanga yamuteguriye noneho bidasanzwe. Baricara rero bari gufata amafunguro, maze Dami akitegereza Saranda mu maso, aramubwira ati Saranda, mpora nkubwira ko ngukunda, ariko rwose ntabwo mba numva bihagije, mba numva ahari nabyandika nk'ahantu buri munsi ukajya ubisoma, kubera yuko ndagukunda cyane, kandi ni ukuri numva nifuza kuzahora ngukunda. Ntabwo wabyumva ukuntu nyine waje mu buzima bwanjye byose bigahinduka. Uri umukobwa mwiza kandi witonda, ni ukuri nta muntu n'umwe utagukunda, ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe. Naho Saranda ati hoya, umunyamahirwe ni njye kuko wankuye hamwe untereka ahandi. Urukundo rwawe ni ukuri nibyo byishimo byanjye, ndakubwiza ukuri kuba ndi kumwe nawe ni amahirwe nagize kandi atagirwa na benshi. Dami rero aramubwira ati ni ukuri reba igihe cyose tumaranye, ariko ikintu gitangaje ni uko nta kosa na rimwe urigera unkorera mu rukundo. Mbese uratangaje ni ukuri, bajyaga bavuga ngo nta byera ngo de, ariko urukundo rwawe rurera ni ukuri. Waranyubashye unyubaha aho abantu bose bansuzuguraga, ndetse rwose warankunze unkunda igihe abandi rwose batabonaga nyine yuko ndi uwo gukundwa, dore yuko wankunze utazi uwo ndi we, utazi icyo mfite, mu by'ukuri wakunze jyewe nyine, jyewe wa nyawe. Ibyo rero ndabikubahira kandi ni ukuri ndanabigukundira. Amanuka rero gake maze agashyira ivi hasi, afata ikiganza cya Saranda ati Saranda, ndagukunda n'umutima wanjye wose, kandi nifuza rwose ko wazambera mama w'abana. Ndifuza ko waba urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndifuza ko kandi waba umunezero wanjye iteka ryose. Ndifuza kukubona iruhande rwanjye ubuzima bwose nsigaje kuri iyi si. Ndifuza kugusaba ko wambera umugore. Saranda rero byumvikana amarira aba yatangiye gushoka kubera nyine ibyishimo. Saranda rero ahita amuhereza ikiganza cya nyacyo, dore ko nyine kano kanya uyu musore aba afashe ikiganza cya Saranda cy'iburyo. Naho rero Saranda ahita amuhereza ikiganza maze akamubwira ati ndabyemeye byose, kubera yuko ndagukunda cyane kandi nanjye nkwifuza iruhande rwanjye ubuziraherezo. Dami rero ahita amwambika impeta, maze bagahaguruka bagahoberana, ibyishimo bikaba byose, bakanywa bagaserebura nyine. Iminsi yakurikiye rero Dami yabwiye Saranda ko yifuza ko nyine banabana rwose nk'umugabo n'umugore, kuko yabonaga nyine badakwiriye gukomeza kuba umwe ari kure y'undi. Niko rero batangiye gutegura ubukwe bwabo, maze mu gihe gito rwose gishoboka bakora ubukwe, maze batangira nyine kubana. Byari ibyishimo rero gusa kubera ko nyuma y'ukwezi kumwe Saranda yari atwite. Urukundo rero rwarakomeje muri iyi famiye, dore ko rwose bakomeje no gutera imbere no kwaguka muri byose kubera ukuntu nyine babaga bafatanyije. Hashyira rero igihe kinini, maze Saranda akajya muri salo imwe nyine yari ije mu mujyi vuba. Abagiye rero kwigurira nyine agaperike, aragenda maze akinjira. Akireba rero amaperike, sinzi ukuntu areba ku ruhande, maze akaba abonye Mignone, amubona ari kugera nyine umuntu perike. Akimukubita amaso, Mignone ahita aza yiruka ati hoya Saranda, ni wowe wabaye mwiza cyane, imyaka ishize ari myinshi, ni ukuri nari ngukumbuye kongera kukubona. Saranda ati nanjye nari ngukumbuye, nibazaga rwose niba ukiriho kubera ukuntu twagushatse tukakubura. Mignone rero atangira kumubwira amakuru y'ukuntu yagiye, y'ukuntu nyine yabonye afite rwose ishyari ryinshi, ndetse atakwihanganira gukomeza kubona bakundana na Dami, maze agahitamo kujya kure hashoboka. Amubwira rero ukuntu yatangiye akora muri salo, maze akagenda abona udufaranga duke duke tubika, bikaza kugeraho akaza gukora salo ye, ndetse ubu ngubu afite amasaro 2 ahagaze neza rwose, nubwo nyine atarabona umukunzi, ariko nta kibazo. Noneho arabizi neza ko umukunzi wa nyawe azazira igihe cya nyacyo, kubera ko yanamubwiye ko ubu ngubu rwose atakirirwa yiruka inyuma y'abasore benshi, kuko aribyo byatumye ahomba Dami. Naho rero
Saranda aramwishimira cyane, maze mu kanya gato Mignone yamureba akabona ko atwite rwose inda nkuru, ahita amubwira ati ese byaje kugenda neza nyine, mwarabanye na Dami ameze neza se? Naho Saranda ati yego rwose ameze neza, ubu tumaze igihe kinini tubana ndetse urabona ko ndi hafi no kubyara, gusa twari tugukumbuye, ni ukuri uzadusure, ibya kera byararangiye, ndakeka rwose nta nzika ikiri mu mitima yacu. Mignone ati hoya rwose byararangiye, gusa ndabishimiye kandi nishimiye nyine intambwe mwateye, ni ukuri rero nanjye ujye unsengera maze rwose nzabone umukunzi nyine. Naho rero Saranda ahita amubwira ati tuzaguhuza n'imwe mu nshuti nyine za Dami, dore ko afite n'abasore b'inshuti ze nyine benshi kandi bakiri abasingo ndetse nyine banahagaze neza, ubwo rero tuzareba umwe muri bo maze tubahuze. Ikindi kandi ndabibona ko wahindutse, ntabwo rwose ukiri wa wundi, urabona ko usigaye uri umukobwa utuje wihagazeho, wakuye amaboko mu mufuka maze ukamenya gukora, ntabwo ukirambirije ku mafaranga y'abagabo. Naho rero Mignone atumva ntabwo rwose nkinabirebaho, ubu ngubu umusore uwo ari we wese waza tugahuza tukabyumva kimwe twakundana rwose, ntabwo ibyo kuvuga ngo umusore afite amafaranga ntabwo nkibyitaho, ibyo byararangiye kera, kubera ko nanjye ubu ngubu mfite amafaranga yanjye ndihagije rwose, icyo nkeneye nyine ni umusore uzankunda bya nyabyo. Naho rero Saranda arongera akamuhobera ati ni ukuri ndakwifuriza ibyiza byose, kandi kuva ubwo mbonye nyine aho uri noneho tuzajya tubonana kenshi. Bahana rero amanimero maze nyine Saranda agahita ataha, gusa nyine aba yishimye ko yongeye kubona inshuti ye. Arataha rero maze akabibwira Dami. Dami rero aramubwira ati none se yarahindutse? Naho Saranda ati ntakubeshye, nabonye rwose yarahindutse, asigaye ari umukobwa nyine wakuye amaboko mu mufuka agakora. Dami rero aramubwira ati ni ukuri ndabyishimiye cyane, ahubwo nyine reka tuzashake umusore umwe mu nshuti zanjye maze tubahuze, ubundi bikundanire. Ubwo nyine atakigenzwa no gukura amenyo, ubu noneho nyine urabyumva ko uwo twamurangira ntabwo twaba tumusondetse. Bose rero baraseka, maze nyine Dami agahita abwira Saranda ati ariko ni ukuri kuba naragukunze rwose, n'ubu ngubu iyo ntekereje ko bashobora kunsubiza inyuma nakongera nkagukunda ndetse nkaguhitamo mu bakobwa bose, kuko wowe rwose wambereye umukobwa w'indashyikirwa, ndagukunda cyane. Naho rero Saranda ati warakoze cyane, ahubwo iyo ntekereje ko uri umugabo wanjye mba numva ibyishimo bindenze, maze nkibaza ikintu nakoreye Imana ku buryo yakumpemba. Bose rero bahita bahoberana, maze Dami ati ahubwo vuga gahoro kubera yuko nyine uyu nguyu uri mu nda ari kukumva. Naho Saranda ati agomba kubyumva nyine akamenya ko mama we na papa we bakundana kandi cyane. Bose rero bahita baseka, naho Dami ati nzagukunda ibihe byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.